mbabarira iki kintu ahubwo kivuge ngo mu Rwanda hari umubyinnyi wakizerwa kuko nigeze mbona Divine wa ura Divine umubyinnyi umuyungu yuduferangwa akundana na Joe Breeze niwe nabonye ari kubwira Bruce Melody ngo bajye ngo babafasha ngo ababyinnyi nabo ngo bamenyekane hanze ngo ni umuhanzi yabonye opportunity yo kujya hanze ngo afashe n'ababyinnyi nabo kugenda bajyane nakora ngo Diamond ajya bikora nyine yego no Melody aramubwira ati mvugisha ukuri bativugisha ukuri ikibazo cyanyu mushobora guhita mucika mutoroka atuze umuntu byabayeho mani Marite ngo yajyanye niwe urajyaga yongoza akajyana bande bikarangira yicurangiye shoroza agacu nabo ibaze kuri nganzo ngari yacitse kandi kagenda imaze kuvugana na leta imaze kuvugana na ministry yabahaye inkanuro n'amafaranga abantu twayobe mbese ni muri humye nyine nkuko nari nkuko kumwumbya gatuka buratonalite kandi ari kuri kamera ariko barabajenuza uramuje no kubita umudiho kuriya ku makaro cyangwa ku mapave uzi yageze ku muhanda w'umukara akuruka ameze nkuri tapirura nicyo witumubura ni kumutara kumwe yagiye ahita ese Marina si mwiza uri wabonye nje nabonye ari mwiza Marina nta bintu nabonye ntago ari Marina wacu uri bafite kuba bibijya account ariko uriya si uko nabonye n'imyanya y'ibanga ari ukuntu uwo nabonye isa nk'iyakuzemo ukuntu suka imyanya y'ibanga wibonye ujyayo kandi yambaye kora wo nabonye suka imyanya y'ibanga wibonye ujyayo hari yarari mu kwezi uzaba ari za Kotex sahari cyangwa bo ariko urumva abantu bongera ikiburo ntago ari babyabananira kongera noneho oya ntabwo ari we Shani Marina wacu arwaye malaria kandi yaje ariko Emily yaje kugashyiraho kuko mana yanjye iyi video muturebere niba ari Marina Marina rwose nukuri sinzi wenda video yo ndayifite hano ngiye nanjye uriya muntu nabonye atari we nubwo ari ku mbuga za Marina ubwo yaba ari Marina version ya kabiri cyangwa se akaba ari Marina wa kera atari yakira Ndagusuje cyane mwifurije umunsi mwiza umunsi wa fresh cyane umunsi wa kane w'umugisha umunsi navuga ko kandi ari byo byose wifuje wakabibonyeho bya bindi byose wifuza uvuga uti nabyifuje kuva ku wa mbere burya ngo ku wa mbere ngo umunsi ng'icyumweru kibari kibisi donari ngo biba bigikunda ku wa mbere ngo burya ikintu wifuza ku wa mbere ku wa gatanu wakigeraho ubwo ni wenda kereka ku bitsina gore kuko abagabo ngo buriya ngo babikuza ku wa gatanu ku wa mbere abagore bakabitsa yes iyo fenomeno rukuyumva ntabwo ndi kuyumva gasobanura abagabo ngo ku wa gatanu babikuza ari benshi yego ubwo amafaranga yabo atwarwa n'ababitsa ku wa mbere ababitsa ku wa mbere ni ibitsina gore nibyo bibitsa ku wa mbere ubwo nukuvuga ngo baba bakoze muri weekend iwe bahera ku wa gatanu ayo Emily yabikuje ku wa gatandatu nkabikuza ubwo nayo ku cyumweru bakayagukuramo umuntu ku wa mbere akajyana imari kuri banki naho kiri ikibazo ariko cyane cyane ku bajene ba gentro mamuteza abakobwa kuko nta kuntu biri umukobwa kutanga kuri biri bumba wagira ngo ni ibintu birenze yakoze gukontribuwaho ariko ni ibintu bya danger ntago byakabaye ibintu birenze kuko barayakora none se ureba Breze reba nk'ubu ngubu akazi ukora wenda giye nkaba nanjye ndi it's your girl nkaba ndi nk'umukobwa nanjye nawe dukora akazi kamwe wenda tukaba dufite n'umushahara umwe uzi ko umukobwa mujyana ukumva ni wowe uri oblige yo kumwishyurira kandi mukora akazi kamwe oya umugabo ni umutwe buriya uba ugomba kuyatanga ntabyo umutwe nibo abantu bose bashaka uburenganire se oya cyangwa umugore akwishyurira ngiye kuba nk'aho mujene harazana ibitanwa byonyine wa mujene muri Just Family wagize ari cyakabesha umugore ati ngiye kugura inyama akagenda agiye bakamusanga muri Amerika ariko ntabwo ari sawa mwana kandi abana bakora none uzi ko nakora gahe gatoya bameze nk'abagira bacuruza imogi bakora gahe gatoya bagahita kubona amafaranga nugasanga umujeri twebwe amafaranga kugira ngo uzayabone uzararebe nta gihe na gito isiri favor ku bagabo ntago bibaho kamere yonyine ubwayo gutya gusa buriya ariko ku mukobwa umukobwa bagomba kubona atavunitse hari ukuntu basa nk'abateye impuhwe kandi ntazo bakigira ibaze kugirira abantu impuhwe batakizigira abakobwa barazigira ntazo ndogo ese kusa nk'uwahamutse tonari ninde mukobwa wakubabaje ndamaze nawe ni ikibazo cy'igihe Suhuza
tuza couple ya mbere ikunda na Mr Romantic na Miss Romantic ne cyane bakundane mwana ne bakundane se kumaze kwiheba Tonalite we nta kibazo cyo kwihebera ibintu biragoye ndugo rewe nta muto nta mukuru niko nta muto nta mukuru muri ibi bintu kabisa sinakurenganya abantu bamaze kumenyera ariko reka twisegure ku bantu saa 12 bari bamenyereye kubona ikiganiro cyawe ariko ejo ntibakibonye ejo twabonye era nkuru yagombaga kujyaho y'urukundo muri amasaba bantegereje wenda umuntu akanabahindurira akabahereza inkuru byibuze y'urukundo kuko jewe nta bintu byo gukunda ntago nyambibazanira ese kuki ese Tonalite uheruka kugira umu girlfriend ryari haciyeho nk'imyaka 2 n'igice nk'ibiri n'igice ariko hari akara muri iyo myaka 2 nayirangiye nago nakunze ariko karananiye kubikabwira ndagatinya kavuna muheto nikozeyo nkanywa yikawa gusa nkajya nkireberaho gutya gusa kakayobe nkitahira kakayobe nakayobe ariko sobora ntagari inzobe cyane ejo bundi nari kumwe na Joseph w'umuryango naneho ukora bizi ko ngakunda abankoreye barahita muhamagara ngwino nkwereke tanumva umutima umvuyemo nguye hasi ese uko buri yangi ntinyi ari urukundo rwinshi ni rwinshi yari rwishirwa ibaze kubona umukobwa utari nyoko utari mushitwe mukuru ukabona muruta mu myaka azanyemerera urukundo ambwira ati uzi wenda aramusambwiye ati nkwemereye urukundo ariko kugira ngo nduguhe tukareta hayi nuguhita njya nk'irusororo nkabwira abasaza nkabwira nomba umusa hari umwana umpaye diro wamwakijishije ntago wabyewe no wabiva nkigira ibara ho gatoya ni minota 2 ndetse nandike twita yindi nayo insaba imbabazi ariko basi umwana mbone waruzi ko buriya gutuka igihugu cya kukigambanira ni mu bintu kizira ni nabwo bugoryi bwa mbere ubukoze rega buriya abantu ba designinze ikintu cyitwa leta n'abahanga babi cyane ku buryo inclusive leta uyobozwa n'umuturage urumva uburi kwirwanya nyine kurwanya leta wirwanya kandi wowe kwirwanya birangira upfuye iyo utangiye kwirwanya uzitegeko rihana icyo kintu ku bijyanye no kurwanya leta biterwa n'uburyo bwinshi ni ibintu byinshi ariko ibyitegeko rega rige biza nyuma biza nyuma gute twigendere wamaze kuzira twigendere ibyitegeko hari igihe biza nyuma hari ibintu bidakenera inkiko oya buriya ari nigeze kujya nkakubwira ako kantu umusogokuru nagize kera aho ati buriya usibye kugambanira igihugu hari ibintu nyine bibiri yanga cyane yego kugambanira igihugu no gukubita umugore noneho ubundi riga mu Rwanda ubundi abasasurwa we n'imfura cyane ndamukeje aho ari byumuterekera cyane rukumva buriya mu kintu hano mu Rwanda kiziririzwa none dore ukuntu filosofi yacu yubatse kubijyanye n'imirwano hagati y'umugore n'umugabo iyo umugabo atanesheje umugore ni ubutsinzi guteze urumva iyo umugabo atsinzwe akubiswe n'umugore abagore umugabo ni ubutsinzi umugabo ni ubutsinzi noneho rero iyo umugabo anesheje umugore ni ubutsinzi nuko bimeze hano no kuva mu Rwanda nta mugabo unesha umugore karabaye uratuza ntago umugabo ajya kurwana no budusiga dufite abagabo bo karitasi usanga kiri kwirata mu kabari ngo giye umugore ngo namukopesa mike tacatu wahita ngo yicara hasi abandi bagabo barakureba bagaseka ati waratanye tikokoze koko baza umuntu w'umugabo abandi bari kwirata intambara barwanye nawe ngo nakubese umugore ikeshatu barirata ubutwari baravuga ibibanza bamaze kugura ngo namukubise umugore ikeshatu ugasanga banaze mukubitiye muri code muri munzu ya code murakodesha akaza ngo wakubise ngo umugore ikeshatu ugasanga ibibazo biraje ariko urugo mari rwinshi ariko ngo uwishe burya ngo ntaririrwa umukubita n'akazi kawe ni ngombwa erega umugore je nibyo mbanya mbwira abantu hano mu Rwanda dufite uburyo igihugu cyacu abantu benshi bafite amateka yo kuba bararezwe n'abadamu ugasanga urukundo ni rwinshi cyane ku bagore ahubwo nta nibiraba no mudamu agacira afite ronanga gafite kuba katari kiyongera cyane kuko mu bihe tuzaba turi kuri rwenye urumva
bifite kuzaba ibindi bintu n'umudamu akagira power irenze irenze ku yindi ko umugore n'ubana umugore ni ikindi kintu uzi kwitishamo umwana ubwo ati baza umuntu wari wese aho kubura so no kubura nyoko bibaye ngombwa ko ari amahitamo wabura nde nta n'umuntu ujye ntago ari ikintu cyo guhitamo isko nako kanya uhita unabahinka bakagihita ubwira uti niyo nka mutware mujyane nayo niba ariyo yarisigaye nawe mujyane nawe ariko uzi ko isko iyo mama wawe yapfuye nyayo mbibura kubana benshi mama wawe apfa none isko ejo agahita yishumbusha arabura araze nibyizo na kuri experience yatari kuyiriba ntago birumvikana ufite experience y'ubuzima rimwe ndashaka ko tuzagana kuri struggle wanyuzemo muri industry ya music ubwo byose ese kubeshya kuba muri music usanga umuhanzi rwose ari umuhanzi twajyaga tugirana gahunda ariko nkabona jabebera ngo abahanzi ngo bica gahunda barakererwa ari y'abayaje n'amaguru ariko bihanganira abenshi baranabeshya babeshya ba pretending ubuzima batari ubwo bakerekana ko ari abakire kandi nta dore ikibazo cyishwe n'ababanjemo nako tuzabiganiraho yabyicwa n'ababanjemo nibo batubeshye tukagera nyine ngo kuba umusani no kwitsi mba tubwishagije ukuri byakunda twikomereze ngira ngo twa turi uyu munsi dufite byinshi turi ahubwo narebaje ikindi wabwiye abantu ngo iyo ngo bitameze neza ngo biraza kugeraho bimere neza ejo ko kuri 16 ko wari umunsi wahariye mpuzamahanga wahariye ikintu cyitwa ibiribwa wahariwe ikintu cyitwa ibiribwa wari uhaze ejo warariye bro ejo nahuye na scandale ya danger nari ndi kurya agafood kanje maze kugategura fresh urana kumwe muri restaurant baguha umunyu rero bro mbansutse umunyu wose witugwamo wose wowe umunsi w'ibiribwa wawugizeho ubucukuzi bw'umunyu urabenyebukije wawusutsemo wose ariko baraguhinduriye ca nakubeshye nawe nuruva gusenya asutsemo amazi ndinywera ariko abantu bajya bumva uruva gusenya bajya babyumva habe uruva gusenya bure babavuga gusenya ni kimwe no iwacu twita gutashya inkwi gusenya rero no kuva kureba inkwi nyine guhura rero n'uruvuye gusenya burya bavuga urupfu ruvuye gusenya ruvuye gutashya muhuru uripura muhuru uri ibiryo no kumba muye narwosha warahaburitse kiba kiragiye mbansutsemo ikintu bita ketchup bibaye nka serum ninywera ibisupu ndabihorera nditahi ndanishyura nkuko bisanzwe urumva byandeba manager ntashake no kundeba mu maso mwereye serum ngenda marira zenga mu maso nditahira si wari bibiribwa ariko uziko muri serum buri agasukari kabakangana n'umunyu ariko umunyu wari mwinshi niba ari serum aho kantu kigeze kambaho rimwe muri restaurant nagiyeyo iwacu nakaboyiro hari ukuntu bajye bafata imyunyu bakayishyira mu boro bwa kirida bacuriyemo ntago kari gafunze neza bandasutse pa umunyu wose witugwamo ndabinginga ikiro cyose ndababwira ntimwampinduriye cyangwa ukabisuka mu yindi suka ukabishyira muri rara cyangwa ukabishyira bwari ubuhe bwoko bw'ibiryo yari inyama nyine kari agasosi k'inyama nari nazi bya boyiro barabyanga uzugura abigenje baza ngo bigenje ute abigenje ute narakanyweye ubundi nanjye mbaka ijage y'amazi narayinyoye ikijibu cyabo nasize ngicagatishije urakinywa kabisa ndakinywa ndavuga ntumusa naranyweye inyota irashira none inyota ishize ngeraho aho kugira ngo maremo ubugome n'umujinya jibu ko numvise ihenda kunywa pa ko umujinya ushize cyago abaho ikibazo nashaka namweho bora nka desi amweho nka desi sari litiro 2 wanyweye zose zari kujya ariko hari amazi ajya ntago ari inzoga zijye ibintu abascientifique bazatubwira ukuntu bigenda ushaka kuzahinyuza ukareba inzoga wanywa inzoga zijya amazi ajya wanywa nka litiro 5 z'amazi hajibu nako zabye uzi ko umuntu uze muri reba nkakora kuntu ntuze ibingana nka byeri nini cya primus uko ntibingana amazi yuzuyemo hariye ntabwo amara ibicupa 2 wabinywa mbabarira ntabyo wamara ngiye namaze kumenyera ngiye ubu ngubu tsigaye nywa agacupa kamwe ngahita nywa amazi amacupa 2
kugira ngo bigende biteze urikiza gahunda ya leta yatunywerese ntago kunywa inzoga rega burya ntago uziko zangiza ubuzima se ese ko bikubabaje humura yagere ko ibintu by'inzoga nabyihoreye muzongera kumva barashyize ikirahure ku munwa tukiri ku bintu by'ibiryo no kunywesha icupa naraye mbonye abasore bashaka kujya kubyina hanze muri Amerika mbabarira iki kintu ahubwo kivuge ngo mu Rwanda hari umubyinnyi wakizerwa kuko nigeze mbona Divine wa ura Divine umubyinnyi umuyungu yudufera ngo akundana na Joe Breeze niwe nabonye ari kubwira Bruce Melody ngo bajye ngo babafasha ngo ababyinnyi nabo ngo bamenyekane hanze ngo niyo muhanzi yabonye opportunity yo kujya hanze ngo afashe n'ababyinnyi nabo kugenda bajyane nakora ngo Diamond ajya bikora nyine yego no Melody aramubwira ati mvugisha ukuri bativugisha ukuri ikibazo cyanyu mushobora guhita mucika mutoroka atuze umuntu byabayeho mani Marite ngo yajyanye niwe urajyaga yongoza akajyana bande bikarangira yicurangiye shoroza agacuranga shoroza wenyine abajene bagiye kikabita bagenza iki byo yavuze ari byose abitwa ba Didier Touch abantu bose bagiye muri Belgique bahezeje ariko reba aho n'inganzo ngari Ganzo ngari ariko zanyuze reba ariko nganzo ngari zanyuze nabajije president wabo bakambwira ati nanjye banciye muri humye nyobe hano banyine yamuciye mu mutagara w'ingoma ntago nkubeye tuzana president w'inganzo nabo ibaze kuri inganzo ngari yacitse kandi kagenda maze kuvugana na leta imaze kuvugana na ministry yabahaye impanuro n'amafaranga ati murasohotse muri torero cy'igihugu bagezeho bati yewe katugihagararire hano guki oya navugishije ariko imana muri ruko ridashira president wabo umwe yitabye imana ngira ngo umwaka ushize ariko uriho ubu nawe twaraganira yaramwungirije yitwa Serge namaza ntise ngize ukuri banyuze hehe abasore ati reka da twebwe twaganiraga turebye tubura abantu twayobe mbese ni muri humye nyine nkuko nari nguko kumwumbya gato kabura Tonalite kandi ari kuri kamera ariko barabajene uramuje no kubita umudiho kuriya ku makaro cyangwa ku mapave uzi ageze ku muhanda w'umukara aguruka ameze nkuri tapirura nicyo uhita umubura ni kumutara kumwe yagiye ahita aca umubura Tonalite buri abantu n'ubundi banakwepye benshi Jemba mbona sinzi nuko batizeye hari mu mikorere oya erega ku kintu kijyanye no kururamira amagara no kurwana n'ubuzima nyine n'iki byo gukorera amafaranga kubese kose hanze hari uburyo bwo gukorera amafaranga wenda biruta hano ariko no bitabujije ko hari n'abantu nabwo mbanzi nabo tuzabavugaho tuzi ngo ntago bajya bagaruka kandi amatike yarabuze buriya hanze jyo hafata nk'Ikigali no mu cyaro kandi baba hanze muri izo dore buriya mu cyari wacu ngiye navuyeyo najyaga nkorera vene gutyo ku cyumweru tarane zo mu bukwe nyine samutime gutyo muri ibyo bihe nyine no kwishuri ese ubwo wabaga wakoze iki kari menshi amafaranga ngiye nabaga ndi mu bukwe inshuro nyinshi uri gushimisha abakire bimeze bite oya kari akazi ntabyo nashimishaga no gushimisha abageni nirabaga nyine ndi umutahira n'ubundi wari uri umutahira ngize ngo abo gubyinira abantu oya nawe ari umutahira navuyeyo cyakoze musigna ntarayikoraho ndi umutahira ariko izo vene nabonaga ubundi bukwe mfite nka cyenze rumva bitanu warabinywereye nta n'inzoga nanywaga bitanu byaratambutsemo gutyo nyine gusa ikiro kibense ko wasanga ari 2 cyangwa 3 nkagisekura kwa murokore kwa wakazungu akashanwa kajya uvuga ubuntu bw'amafuti uri kumwe n'umuntu w'umugabo Kirwa kiryuka kimana ko nagasuzuguro ngo noze rwanyonga basuye rwabugiri noneho nkagezeyo ngo bamuhereza ngo ikibindi cy'akanwabahizi ikibindi nyine cyabaga ari cy'abagabo nka 30 ngo asomaho ngo akurugera rimwe ngo akonoza umusenyi akurura ivumbi ndabashaka ko wenda gusaba inzoga ukambobeza ku munwa cyari cyuzuye abarakimaze yakojeje yapfumura indiba nyine ubundi Abanyarwanda ukuntu bari nkuru bahita bakubitira amakabya nkuru ngo yakuriye ahita konoza indiba akurura ku musenyi akurura ivumbi wenda gusaba inzoga koko ukama kantu kakubobeza umunwa koko kusaka sozogura nawe koko akaro ubwo ntushaka kunsebya koko so kupfobya umugabo yego twatugire bravo rero ubwo twe turi kwibaza isaba aba babyinnye uri muri karibre yo kuba yagenda akajya muri leta zunze ubumwe reka tuvuge muri Europe hano akagenda Bruce Melody uzi ko ugera muri Uganda byangora kujyana muri Canada kugira ngo njyanayo no muri Uganda byagorana
wari ugikomeza ngo gute nibura akagenda akaba yajya Belgique akabyinana na Bruce Melody yarangiza bakagarukana so ni nawe turi bwibandeho cyane yamubwiraga Divine yamubwiraga agiye Canada ejo bundi agiye kujya Canada yego so agiye kujya muri Canada ariko mbere yuko ajyayo yarabakiriye yarasangiye nabo social media influencers kuko nta mubonye arye yasangiye nabo cyangwa no kubagurira ibiryo kuko ntabwo namubonye arye erega buriya ntago sinzi niba babibonye buriya iyo ushaka kureba abo bantu ese abantu nabajyana mu mahanga ahubwo umugani wasanga ari test yararimo ari test yararimo akabona cya DJ Dirizi cyari uyu munyamugana ngo mu kibazo cyanyu murakennye ngo urakize no kurya ibiryo by'umukire en plus kwarura pizza zirindwi kirazira ubu nari ahantu buriya iyo ugiye guhura n'umukire ikintu dore kugenda wiyemeye ni iki buriya ku nzoga nta kibazo nta mubano Tonalite warakubititse tubwire ugiye muri iriya muri la rencontre we na Bruce Melody wakora iki ni ukuva mu rugo sonze kawunga yanjye n'icyonga cya soya urukumva mbaye nta biryo mfite nyine mbaye nta biporizo mfite home navayo maze kugasonga kawunga kanjye nk'ubiseho n'akanyobwa cyangwa iki nyine nukomesho nenga buryo ki uko ariko kose nuko shaka buryo ki nka budifaninga nka sacinga nka ukagera uhazi ku buryo nyine shaka uburyo ngera hariya mazi niyo twajya no kwiyarurira ku buryo mfata nk'akanyama kamwe voilà fata akanyama nkarya nkananywa icyo gihe umukire abona ko ntanza rufite ariko ntabwo urabuzwa akazi n'ibiryo ibyo bintu zabimbaza nkigera hano i Kigali nazanye inzara njyana n'umukire ahantu tujya kuri buffet abona ibiporozo niyaruriye avuga ati umuntu sinamushobora yampaye cenza aranyihorera nyuma nibwo twahuye nyuma aravuga ati cyagiye burana naguhamagaye ari gahunda z'akazi tugiye gupanga ariko imirire yawe buri uzarebe no ku bantu bakunda kurya ibi by'amaruswa buri ukuntu warura n'uburyo urya bigaragaza n'uburyo nyine uburyo witwara ute iyo ugeze imbere y'ibintu ese niba nkugejeje ku nyama ukarura inyama 500 uri imbere y'amafaranga yo wafatanga ni ukuvuga opportunity ubonye ako kanya ukuntu cyangwa ibintu by'agaciro bihari muri kumwe nabyo ako kanya ubyitwaye mute kugira ngo turebe twakuragiza byinshi ruswa yo ni cyagikomeye anyway hari umuzungu nyira n'abafaransa bavuze ngo il faut profiter l'occasion quand il est temps kandi ko kiyo occasion ugomba kuyiprofita occasion rero buriya yakubwira occasion iyo occasion ni gute none se niba uhuye n'umukire wanga occasion hari no kumutera urushyi ubonye occasion nyine uhita umukubita urucyo uvuga ndakwanga oya buriya yakubwira occasion niba uhuye n'umukire iyo occasion ubonye ndayitwara gute aho hantu ndahacana umucyo ne none se barabana ko nabonye batariye n'ibiryo byinshi cyo kora wenda mbabarira biriya bintu bakoze mbiheruka iwacu hari igihe twajyaga duhinga umugurima w'ibigori ku ishuri ikigo cyacu cya primaire do Kirimbi munsi y'umuhanda nitwe bantu mu gihugu twajyaga tugira konje itanditse konje itari kuri kalendari ute twahawe n'uruzi rwaruzi uragaruka kajya mu kibuga no mu mashuri bakatubwira ati ntimwige none tote wanaho uruzi rugero hora rwuzo urumva aho hantu twigaga twajyaga tugira umurima w'ibigori no buri shuri ryabaga rifite umurima waryo tugateka rero twamara guhisha nibwo wasanga umuntu umwe yagiye kurira mu gashyamba ruguru abandi ku ishuri ku madirishya abandi mu gashanga abandi mu kibuga cyo gihe impamvu ntajya mbyibagirwa no ko umukobwa twakundaga tumaze kurya ikigori tumutera agatiritiri ku rukundo kagutya ahindukiye abona ni twebwe tukamuteye yaragikaraze gutya kizunguza cyaje kivuza ubuhuha kimeze nk'isasu ry'abagiriki urukumva noneho rero biriya bintu yakoze hariya babara abajene bakoze nyine uko byari bimeze yego baba baruriye mwajya kuri repfiri yaho ndipa iraruguru ndiriya kare kanuni na kabi burase nta meza yarateganijwe ntago yabura wenda erega niyo budahari jewe yifashisha umuntu bita Joshua Sareke narakubwiye niwe wa MC turamubaza tuti ese aba influencer mwari wabateguye wa 155 mwari wabateguye ntabwo mwari mwateguye ameza kuri ameza yego kugira abantu bajye kurira muri tele ya basket bicaye mwana ubona bake baguza bareba ngo abantu baze muri Kigali Universe ukubera havuye mwa abantu basangemo intozi usika ubu bagiye none mu gitondo bashobora gusangamo intozi kubera kuzuza ibiryo ku mpande
asha umuceri waguye hara munsi y'intebe wipira one please wipira ariko ntabwo waburamo ibinyenzi uri ibinyenzi birasmeli ibyo byo kurira ngo ne sanseri yo kumara iki kiranaguruka kikaritazi kimeze nk'umuzimu w'umurundi urumva navugaga rero reka twirirwa tubaza Joshua oya mwihorere biragaragara nose byakunda nyine ko abana ibiryo ntaho kubirira so none nabo bihaye ukabona abajene bose ni ukungu kubicaye umuntu yicaye kiri mwabo bose kabwa ariko ntago ari kiri mwabo imyicarire ni imyicarire imeze nka ntacyo bimbwiye wenda sinzi impamvu they are social media influencers ariko bari baje ari ntago bari baje muri challenge bakombaga kurya nkaho ese ubundi bro ntabwo ari challenge bari baje guhura gusangira yababwiye ko ari gusangira yego ntago ari challenge cyangwa iki n'iki gutyo bari baje bariya mu buryo bwo gusangira ariko nyuma yaho Divine asabiye Bruce kujya batwara abantu hanze ira test ni nziza cyane buri hiti bigaragaza ko bari kuri Calibre ko yo bajya Canada ntibagaruke umuntu ujya Kigali Universe akanga gusohokamo ese banze gusohoka atarangije prison 8 oya nta se wasohoka utarangije ibyo waruye shacyo nzi ngo ari nababisigaje pe biragoye ndogo jewe Didrizi wenyine nabonye yaramaze minuze pizisha tu yarazirangije ari gufata ka video ariko Drizzy bakora n'ama challenge yo kurya n'ubundi urabizi niyakora ariko ntago ari twakoraga ni nawe muntu ari wambaye ubwo rero niba isa profitiramo rero urumva ageze no muri Canada ahita profitiramo yarya kanakwepa ko biragoye oya kujya hanze ntukwepe oya bino bintu tuzabiganiraho uretse nabariya n'abanyamakuru ni bakeya bageraho bakagaruka ni bake cyane kabisa hari umunyamakuru wavuze ngo ntago yakwepa agezeyo ariko ngo yarigarukira inde Rene yagezeyo arongera yigarukira oya asubira kuri shene hari witwe Minyawe wavuze ngo niyo byagenda gute Minyawe ntago yagaruka oya ngo yagaruka impamo yose ngaho nde Minyawe ntiyagaruka ahubwo ariko byo bintu wabiretse yavuze ngo yagaruka nyine ntiyagaruka ntabwo yagaruka Minyawe ngo yagaruka pe satinya abantu burukara mwa kandi nawe ururukara ngi nose nkuye ko nagaruka wabuhunga iki kiki kwitsimba kwigomeye mu rwakubyaye kwitsimba gusa kwitsimba ariko abastari mukunda no kwitsimba mukunda ubuzima ngo bwitsimba cyane urumva kuba yabajyana hanze ho ntago biragoye ko nyine bataye yaba ari showa nziza bonacomotse byaba ari sawa aho tugize undi mu diaspora tuziranye bajya mvuga nti yo benda nkaraze nkakingaye se sha bwaranye ko uryoshye which is good byaba ari sawa ariko kuvuga ngo yabajyana nyine avuga ngo ntibari bucikeho cyaba ari ikintu kigoye yego na stage ushobora kwibyina na wenyine oya ariko ubwo unarebye neza aba babyinnyi wenda kujya tunabaveho yego ababyinnyi b'Abanyarwanda baherekeza umuhanzi ntabo Bruce Melody ariko kuba baporeje nta byacitse ntago ari byacitse batagira ngo tuvuga ngo bana babyacitse ariko rero ntagiye mba ndiyo ntago nari kubizerekana ari kubisekura ariko akabara abana ni nabatoya ariko sinaguze imyaka bigaragara ko kibazo Samaritan ngaruriye rya kote uri kumva ushatse kuvuga ko arihoramo nabivuze kera cyane ariko yarongera regarura ariko nta kibazo uko n'isura ntajya yihindura ni yayindi so narindi kugereranya Bruce Melody iwacu muzika afite abakobwa akoresha ndetse bari professional kabisa ni bakoresheje ahantu hose azenguruka ariko ngahita nibaza ntise ko nawe wababonye bari abantu urabona batoroka ko nabonye ari abana bo mu bari abakobwa bari abakobwa gutoroka bo byanashoboka kubera batanazwi barazwi barabo biroroshye ariko ntabwo ari nka Divine Divine se yageze kuki afite TikTok arazwi nyine hari ukuntu isura yizwi mu bantu okay no kujya mu turirimbo twinshi hari ukuntu isura yiwizwe se yavuga ati barahita babimenya ko racotorotse wenda ku manywa ukara ariko nka bari yabo nta kintu baba baramira nko gufata nka Emilie nta wabimenya naba mwumvisha avuga kuri kamera nta mwumvisha baza akazi kacu se kakomeza n'ubundi ibereye pfiyo
yegereye Vancouver ahita ahubuka hano menya ko yayirohenze bakajya babona ibiganiro bazingemiriye aracyahumeka bazingemiriye aracyariho kandi ari guhumekera mu kwaha hari ahantu gukwepa rero tujye tunabwira urubyiruko muri rusange turuhanure gukwepa ukajya mu gihugu nta byangombwa ubaho nk'imfungwa ubaho bubandi noneho hari ikintu batazi icyo bita working permit iragoye bya hano mwiyongoza ukavanga ukambuka umupaka wa Gikongo ugatangira kwicururizwa ubusanzwe uhita uba umupompisi higira no gufata inyundo gufata inyundo ngo gukwikira umusumari nk'ahantu runaka cyangwa iki nta working permit ufite ni crime ni icyaha gihanwa ako kurampuguye kandi iyo working permit kugira ngo uyibone rero urumva nkawe w'umuhomuresi nyine biragoye udafite ibyangombwa nta muntu wakwizera udafite ukuntu waje so urubyiruko rwirinde rero guhubagurika bagenda buriya ni bibi kugenda nta ruhushya shaka ibyangombwa ugenda umeze fresh abajene baragenda no se wige cyangwa se ukore ibyo byose birashoboka yego hari amaviza menshi asoboka reka twigende rero tuve kuri aba ba tiktokers cyangwa se social media influencers ababyinnyi muri rusange ariko ubwo tuzanabiganiraho neza kuko Bruce Melody agiye kwerekeza muri tour nabanzi benshi bagiye kujya hanze yari sawa ariko bira bintu Bruce yakoze ni sawa cyane Kenny Soul ari kwitegura kujya muri Canada nawe afite ikindi gitaramo Canada bazabasubiyeyo ariko nawe hari amakuru nawe atameze neza ngo yabaye nk'abarabajene bo muri Gens Comedy cyagenze guteze gukora stage ugasoroza usoroza urabizi ugasabiriza twadufaranga baraga kuri stage ukabyara we timwandwanyo mukama mwandebe siwe ko mwahindutse mwampaye ko shaba diaspora bo bite byaye mumyira basaba mumyira nabafite ubumuga bwo kutabona ako kantu twari dushyize ngo yavuye yabasatse cyane ariko buriya Kenny benshi bari bavuze ko atazagaruka ariko Kenny Soul yaragarutse Kenny Soul yaragarutse rega Kenny Soul igaragaza rwose ubunyangamugayo wagiye gusubirayo nasubireho nta wamenya gahunda ziwe na emerement nawe namaze kumva ko yamaze kubona uburyo bwo kugenda no agiye kuzacomoka tazagarukara kandi ngo ashobora kutazongera gukora indirimbo buriya kandi afite ibikoresho kuririmba kuririmba kabisa afite kutazongera gukora indirimbo byo kuririmba akajya akorera abandi ariko kaba yenda no kwicomokera ariko namenye ko Kenny Soul mukuru we yagumyeyo mukuru wa Kenny bari bagendeye rimwe kandi urumva ni deal nyine no kujijisha ngo umwaro wagarutse kandi ari utaje urumva hariya kugenda nago bagendera bafite nka authority y'abantu nka batatu muri bujyane vuga rero wowe ugitse ugenda byagaragara nabi cyuzaho kuzana nabandi ariko ni nabyo niba ari we tuziraho big fish zigarutse nta kibazo ntacyo bitwaye burabo ari n'indiro mukameraga muri ndahabi n'indiro mukameraga hari hakurya hirya sabwa n'indiro mukameraga shaka manza ridumba gutya ibyo birakureba urumva nahoze rero nibaza hari umukobwa twe twarabuze muri social media zacu adaposting ariko byatangiye bavuga ko ari muri Nigeria yagiye kugira ibyo akora ku mubiri we guhindura abakobwa basigaye babyita makeup ku buryo yakongera ikibuno yagabanya inda amabere yagabanya cyaka yongera akaba afite ukuntu yakwitaho kandi bikagenda fresh so igihari rero ni iki Marina yongeye kugaruka ngira ngo ubushize bari bavuze ko yaseniwe uretse manze nkubwire abantu bashatse kuvuga ko ngafite plastic surgery ngari ari gukora ariko ngo yapfuye ngenda bihakana cyane kuko ngewe nzi ko Marina yaratena neza pe urumva nyuma amaze nk'amezi 3 yarabuze abapostinza avuga ko arwaye malaria kandi bikomeye tumusengere ababeshya ko yitabye Imana reka kandi koko nibyo Marina ni muzima yongeye rero kugaruka ngira ngo mwabonye amafoto nta video we wabonye nge nagize ngo rero nuza account yabayishimusi gutese ese Marina si mwizura wabonye nge nabonye ari mwiza Marina nta bintu nabonye nge ntago ari Marina wacu uri bafite kuba bibijya account ariko uriya si uko nabonye n'imyanya y'ibanga ari ukuntu uwo nabonye isa nk'iyakuzemo ukuntu suka imyanya y'ibanga wibonye ujyayo kandi yambaye kora wo nabonye suka imyanya y'ibanga wibonye ujyayo hari yarari mu kwezi uzaba ari za Kotex hari cyangwa bo ariko urumva abantu bongera ikibuno ntago ari byabananira kongera noneho oya ntabwo ari we
Shani Marina. Marina wacu arwaye malaria Kandi yaje. Ariko Emiliye yaje kugashyiraho. Kuko mana yanjye. Iyi video muturebere niba ari Marina. Sha Marina rwose nukuri sinzi wenda. Video yo ndayifite hano ngiye nanjye. Uriya muntu nabonye atari we. Nubwo ari ku mbuga za Marina. Ubwo yaba ari umumarina verisiyo ya kabiri cyangwa se akaba ari Marina wa kera atari yakira. Oya, ntago ari video ya kera. Iyi video uretse. Ari Marina rero yaba yarakoze ibintu bya fake. Kubera iki se kandi nabonye ameze neza? Abe, urazi ko ari byo takubira babyita kumera neza. Se Ganza wo muri Chana Radio wamugeranya Ganza wa nona. Yabaye iki se? Nyine uhitamo umwizure umwiza ari wowe. Ugiye kuvuga bya bindi byo kwitukuza. Bira bintu ntago ari byiza bro. Ko umuntu ari gafite uburenganzira ku mubiri we. Urumva? Byabyo burenganzira ku burenganzira ujya he? Ibintu by'uburenganzira byanyu mwahindanye. Video ubu niyo rega ndi kugushakira iyi video. Yayirebe neza uyitegereze genzi ko wose we. Singuyu. Wenda turamushyiramo turebe. Zomenga face. Ni uyu ni Marina ahubwo ameze neza cyane. Marina uvuye muri Nigeria ko mbona atangaje ni mwiza. Oya nta kintu kirimo wo muri Nigeria. Uwacu arwaye malaria. Irigo bo wafushe kuko bosi wawe Dumba yakundaga Marina. Uwacu arwaye malaria. Ngira wasenye sagira na bosi. Oya. Aha. Ubwo narya yasigaje ntacyo. Ariko uhumeka umwuka asigaje. Marina wacu arwaye malaria. Ntagaraki. Bigira official cyane wenda akavuga ati uriya ningi. Marina wo kabyara we iyereka abakunzi bawe. Tubwire urani wowe twabonye cyane ntabwo ari wewe. Ese na featuring mufitanye na Marina? Oya ntaye ariko ndi kuyihiga. Kibazo nuko nyina kirwaye malaria ntabwo yatubwira niba yarakize. Cha yarakize. Nyamara Marina yarakize. Yaraje. Kamamagare numve kari mu Rwanda. Wamwihoreye. Icyo hamagara mwahindanye. Guhamagara Marina no guhinyuza kuko wari kuvuga ngo ararwaye kandi Marina ashobora kuba ari muzima. Katwumve. Sinabonye na Iva muzika afite indirimbo nshyashya. Mujya mubeshya ngo barakundana. Se ngo wasubiye kumva nyine nimero ihari. Ari rwari umukobwa wacu. Arwaye malaria. Aho komeza ngumitra takwalitemo naho uriya we ntago ari weho. Bakajya bakubeshya. Kanje kuri WhatsApp. Bya bintu n'ubugome ndenga kamere. Sabonye ko Iva muzika yasohoye indirimbo nshyashya. Iva muzika ariko ntago mufana. Kubera ikize? Nyine numva ibinaririmba bitankombenga. None mufane kandi bitaryohebye ari kuririmba. None se nk'umuntu nk'umusesenguzi. Ariko nibyo ufite uburenganzira. Nje ntabufite. Wowe ntawe ariko nawe wabugira. Oranje ntabwo mfite. Ariko bitabuje ko ari nta munyamakuru ugomba kubogama cyangwa ngagira ahantu hamwe. Buriya n'amakipe ntago tuyemerewe. Bitabujije ko ariko wari abamufana n'ubundi. Barahari ni benshi cyane. Agira ngo tumubaze twumva ukuntu ameze, tunamubaze kuri projet ze. WhatsApp ndabona nayo itararinginga. Yaragaza ko ashobora kuba atari online cyangwa se ire hirya mwana yibereye hirya ararwaye umukobwa wacu. Uriya waje rwose siwe. Nta nubwo mwana bimbwira ngo niwe. Tonali. Reka ngushimire ku munsi w'ejo ngira ngo tuzaza tuganira ku bintu byinshi ariko dufite inkuru ya Patino na itoroshye tuzayiganira ejo. Tuzayiganira kusetse. Shatu byihorere mwana. Ariko ubwa mbere mu mateka y'igihugu tuza abantu bakase ibiti ubu tubonye n'undi muhinzi w'umuceri. Indeze. Tuzabiganira ibyo bya Patino ntago ari we ndi kuvuga. Reka ngushimire cyane. Nanjye urakoze ubwo. Niba uzi ko ukoze koko. Ibyo birakureba.